Emily ni izina ryitwa umwana w'umukobwa, rikaba ryaraturutse ku izina ry'ikiromani Emilia. Rigira ubusobanuro bwinshi, muri bwo twavuga rival, laborious cyangwa se eager. Rival bikaba bisobanura uhangana cyangwa se umukompetita ugamije gutsinda, naho laborious bisobanura hardworking cyangwa se gukora cyane, naho eager bikaba bisobanura ufite ubushake bwo gukora cyane kugira ngo agire icyo ageraho. Izina Emily ni izina ryakunzwe cyane mu rwego mpuzamahanga, rikaba rigikunzwe ndetse riza mu mazina y'imbere akunzwe cyane. Mu isi y'abavuga ururimi rw'icyongereza ntabwo ryari rimenyerewe kugeza ubwo inzu ya Hanover yicara ku ntebe y'ubwami mu kinyejana cya 18. Igikomangomakazi Amelia Sophia mu 1711 kugeza mu 1786 cyari kizwi ku izina rya Emily mu cyongereza, nubwo iri zina ntaho ryari rihuriye na Maria. Iri zina ryaje gukundwa ndetse riramenyekana cyane mu kinyejana cya 20, riza no kumenyekana cyane mu ntangiriro y'ikinyejana cya 21. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2007 ryashyizwe mu mazina akunzwe cyane, riza kugera no mu bihugu bitandukanye bivuga ururimi rw'icyongereza. Hari abasitari biswe iri zina n'ababyeyi babo nk'umwanditsi Emily Bronte n'umusizi Emily Dickinson. Reka turebere hamwe imico n'imyitwarire byaranze iri zina Emily. Izina Emily rikunzwe guhuzwa n'imico y'ubwenge, ibyiyumvo hamwe n'ubushobozi bwimbitse bwo kwishyira mu mwanya runaka. Abantu bitwa Emily batekereza ko bafite igikundiro gisanzwe hamwe n'imyitwarire ituma bagirana ubushuti n'abandi byoroshye. Bakunze kugaragara nk'abanyamwete kandi barakora cyane. Bakunze kugira inshingano zikomeye kandi biyemeza kugera ku ntego zabo. Ba Emily nabo bemeza ko bafite umurongo wo guhangana mu mpano zitandukanye nk'ubuhanzi, ubuvanganzo n'ibindi bikorwa byo guhangana. Amarangamutima yabo abaha ijisho ryo kwishimira ubwiza mu buryo bwose, bigatuma bakunda ibidukikije n'ubuhanzi. Uku guhangana gufatanyije n'ubwenge bwabo akenshi bibayobora ku bisubizo bishya ku bibazo runaka, haba mu buzima bwabo bwite ndetse no mu bikorwa byabo by'umwuga. Urebye kamere yabo y'impuhwe, ba Emily akenshi ni inshuti zigaragaza mu gihe gikenewe. Mbese aba ni ba mudatenguha, bagira ubushobozi bwo gutega amatwi by'ukuri, ni abizerwa yewe ni abajyanama. Ariko nanone ibyiyumvo byabo rimwe na rimwe bituma bakunda gucukumbura cyane, ibi bigatuma bakomeza ibintu kurusha abandi, bityo bikabasaba gushaka uburyo bwiza bwo kwerekana amarangamutima yabo. Iri zina ryari izina Emily. Izina Aiden. Aiden afite inkomoko mu izina rya kera ry'ikigereki Adoani. Iri zina ubwaryo rikaba rikomoka ku ijambo rya kera rya Irilande Adoa risobanura umuriro. Mu mateka Adoa yari izina ryamamaye mu bwami bw'abagereki n'abera, rikaba rikubiyemo imico yo kumurika yewe no kuba umunyacyubahiro. Tutarebye inkomoko ya kera, Aiden ryumvikana nk'izina rigezweho kandi rijyanye n'igihe, akaba ari bimwe mu bituma ababyeyi bita abana babo iri zina. Reka turebere hamwe imiterere y'izina Aiden. Izina Aiden rikunzwe guhuzwa n'umuriro n'ubushyuhe, ibi bikagaragaza ko abarifite bafite imbaraga n'imiterere ihamye. Ababyeyi n'ibimenyetso simusiga byerekana ko abana bitwa ba Aiden bakunda kugira imbaraga, ishyaka no guhanga. Bakunze kugaragara nk'abayobozi aho kuba abayoboke. Aba kandi bakaba bafite ubushobozi bwo gutera ingabo mu bitugu abari hafi yabo. Byongeye kandi ba Aiden bakunze gusobanurwa nk'abanyempuhwe. Kamere yabo nziza no kuba hafi abandi bibagira inshuti nziza n'abizerwa. Uru ruvange rw'imico y'ubuyobozi hamwe no kurangwa n'impuhwe bishobora gutuma ba Aiden bitwara neza mu bikorwa bisaba icyerekezo no gukora kw'abantu, nk'uburezi, mu bidaharanira inyungu cyangwa se ubuhanzi. Igishimishije izina Aiden naryo rifitanye isano n'urwego runaka rwo kwihangana no kwakira imihindagurikire. Bafite ubushobozi bwo guhinduka no kwihangana mu bibazo runaka. Uku kwihangana gushobora kuba urumuri,
ruyobora ba Aiden mu gihe baca mu bibagora mu buzima. Mu myaka 20 ishize, izina Aiden ryigaragaje cyane mu kwamamara, cyane cyane mu bihugu bivuga Icyongereza, nk'urugero muri Amerika. Aiden akaba ari izina ryavuye kure mu mazina 20 ya mbere y'abahungu mu ntangiriro y'umwaka w'2000, ariko nanone ryagiye rizamuka cyane, rigira inkomoko n'ireme hamwe n'icyerekezo cyo guhitwamo mu mazina yihariye kandi agezweho. Ku rwego mpuzamahanga, Aiden ryarakunzwe cyane, yumvikana n'ababyeyi bo muri Canada, Australia ndetse n'Ubwongereza. Ukwamamara kwaryo kugaragarira mu mazina yihariye, amazina yoroshye kuvuga kandi afite umuco. Nubwo kandi iri zina rikunzwe cyane muri iki gihe, izina Aiden rikomeza kumvikana nk'iryihariye. Ikigaragara ni uko izina Aiden ryitiriwe ibyamamare byinshi n'abantu bakomeye, rikaza kurushaho kumenyekana. Mu bakinnyi b'amafilime kugeza mu basportifu, izina Aiden ryahinduwe kimwe n'impano cyangwa se igikundiro. Guhitamo izina ryiza ry'umwana ni icyemezo cyihariye kandi akenshi kiba kigoye. Hazamo no guhanga udushya cyangwa se ibisobanuro byiza nabyo bijya birebwaho. Iyo usuzumye izina nka Aiden, ni byiza gutekereza ku mico n'indangagaciro bifitiye akamaro wowe n'umuryango wawe. Byongeye kandi izina uhitiramo umwana wawe rishobora guhindura imiterere y'umwana wawe mu buryo runaka. Rishobora guhindura imiterere y'umwana wawe n'uburyo abonwa mu isi. Izina nka Aiden hamwe n'ibisobanuro byaryo bishobora kuba isoko y'imbaraga z'umwana wawe mu gihe akura kandi agahangana n'ibibazo by'ubuzima. Iki kiganiro ni ubusobanuro bw'izina. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye hano kuri Key Message 250. Nitwa Umulisa, naho ubutaha mu bindi biganiro bitandukanye.